Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, tukaba tugusaba kuba wanyarukira aho ngaho ugakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu akugereho. Tukaba tubafitiye inkuru zigiye zitandukanye, tukaba tugiye kugaruka ku rupfu rw'umusore waje gufatwa mu minsi yashize nyuma yo kuza guhitana umudamu wo mu karere ka Kamonyi. Uyu musore nawe ubu ntakibarizwa ku isi y'abazima, dore ko mu kanya gashize aribwo aje kuraswa n'inzego z'umutekano. Nyuma y'iyi nkuru tukaba tubafitiye n'indi nkuru y'abantu bagera muri 11 bose baba bameze nabi, ni mu gihe 4 bo baba bamaze kwitaba Imana, dore ko bari baramaze iminsi baranze kurya kuko bari ngo bategereje Yesu ko yaza akabatabara akabakura ku isi, dore ko bumvaga ko yaba igiye kurimbuka. Dutangira amakuru yacu rero, wowe reka tukugezeho yuko umusore wo mu karere ka Kamonyi yaje gufatwa ubwo yicaga umudamu waje guca ku mbuga nkoranyambaga cyane, dore ko uyu musore wo mu karere ka Kamonyi na wundi ni Kubwimana Daniel w'imyaka 33 wari ukurikiranyweho uruhare mu rupfu rwa Mujawayezu Madaline w'imyaka 56 yarashwe na polisi agerageza gutoroka. Ibi bije nyuma y'uko uyu musore yaje gufatwa uyu mudamu akimara gupfa, dore ko uyu musore yaje gukurikirwaho nuko yaba ari we wishe uyu Madeline nk'uko nawe yagiye anabitangaza. Ni nyuma yaho rero uyu musore yaje kuza ngo kujyanwa ahantu yaba yarakoreye iki cyaha ariho hano mu karere ka Kamonyi, kugira ngo yerekane n'ibyo yibye uyu mudamu, akaza guhita we ahitamo inzira yo gushaka gutoroka, aribwo yaje kuraswa amasasu agahita yitaba Imana. Kubwimana yari agiye kwerekana bimwe mu byo yibye mu rugo rwa nyakwigendera igihe yamwicaga, ubwo bari bageze mu mudugudu wa Kanyinya, akagari ka Remera Rukoma. Yashatse gucika, amakuru avuga ko yirukase polisi ikabanza kurasa amasasu 2 mu kirere, dore ko mbere y'uko polisi irasa umuntu nk'uwo ibanza kumukanga kugira ngo irebe ko yahagarara, na undi yanze guhagarara arakomeza arirukanka. Nibwo polisi yaje gufata umwanzuro, baramurasa ahita yikubita hasi arapfa. Twavuga ko rero ari ibintu bibabaje cyane, dore ko uyu musore aje asaga mugenzi wiwe witabye Imana nawe wari waje kugaragaraho icyaha cyo kwica umuprofesa wigishaga mu ishami rya UR rya Nyagatare, aho uyu musore nawe yaje kujyanwa kuri tere y'aho yakoreye ibyaha, nawe akaza kurwanya inzego z'umutekano bakaza guhita bamurasa, dore ko nawe ari uwa hano mu majyepfo y'u Rwanda, nawe agahita yitaba Imana. Naho mu yandi makuru, mu gihugu cya Kenya abantu 4 basanzwe bapfuye, abandi bagera kuri 11 bajyanwa kwa muganga kuko barembye cyane nyuma yo kumara igihe biyiriza ubusa ngo bategereje umunsi w'imperuka. Twavuga ko rero aya ari amakuru yagiye hanze, dore ko abantu benshi bagiye bayumva, bagiye baseka bano bantu baje kumara iyi minsi yose banze kurya ngo bategereje umunsi w'imperuka, dore ko nta n'umwe wari unawuzi, ahubwo benshi bakagenda babifatamo kuko aba ari ukuyoba se cyangwa kwinjira mu idini ukabura ibitekerezo byatuma ukotorora ibyo babwirwa. Aba baturage rero baba baje bakurikiranye n'abandi baherutse gupfa
bashinjwa yuko uruhare rwo gupfa kwabo umupasiteri w'iri dini ryabo, dore ko nawe ngo afite dosiye yuko ngo yaba ayobya abayoboke biwe, aho usanga ngo abagira inama zitari nziza, bigatuma nabo bahitamo gufata umwanzuro nk'uwo nguwo wo kuba bakwishora mw'ibyo bikorwa byo kwiyambura ubuzima. Kuba watekereza ko umunsi w'imperuka ugiye kuba ukiyiriza inzara, dore ko ari igikorwa abantu benshi bagenda banenga banagaya. Ibi rero bije mu gihugu cya Kenya, dore ko polisi itangaza ko pasitori w'itorero God News International Church Mackenzie Antange yari yarababwiye ko bagomba kwiyiriza ubusa mu ishyamba rya Shakahola la Longa riri ahitwa Malindi, bagategereza guhura na Yesu. Ibi ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi, bakiyumvisha ko kuba wakwiyiriza se ukaba wajyaho mu ishyamba ariko guhura na Yesu, dore ko bamwe batatinye no kugenda bavuga ko bano bagabo mu gupfa kwabo baje kubigiramo uruhare. Kuba umuntu yakwigisha akakubwira ko n'ubwiyiriza se cyangwa ukajya mu ishyamba aribwo uhura na Yesu, dore ko bamwe bagenda babishidikanyaho bavuga ati uku nguku ni ukwinjira mu idini ukabura kotorore. Ubuyobozi buvuga ko abo 11 bakiri bazima, 6 barembye cyane. Polisi ivuga ko igishakisha abandi bayoboke ngo kuko raporo igaragaza ko hari abakiri mu ishyamba. Ivuga ko imirambo yabonetse muri ayo mashyamba kuri uyu wa gatanu yatangiye gukorwaho iperereza. Polisi ikomeje ivuga ko 4 bapfuye kubera kwiyiriza ubusa bategereje guhura na Yesu. Ibi ngibi bije nyuma y'aho rero bari kuvuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose imibare yaza kwiyongera, dore ko ngo ababa bari mu iri shyamba kubera uku kwiyiriza ari benshi cyane ngo bategereje guhura na Yesu. Ni mu gihe polisi yo ikiri gushakisha n'abandi mu iri shyamba, dore ko yemeza yuko hari abenshi bari gushakishwa nabo baje muri bino bintu byo kwiyiriza ngo bahure na Yesu. Dusoza amakuru yacu rero, reka tugushimire wowe wari uri kumwe